ese koko urukundo rwa Lamine Yamal ndetse n'umuraperi kazi mu gihugu cya Argentine Nicole rwagize ku musozo cyangwa n'ibyo bintu by'abasitari bajyaho kuri Instagram bakaza kuba basiba amafoto bose bafitanye bagira ngo bajishe abantu. Ibi ngibi byabaye nyuma yaho bita Lamine Yamal yagiye ku rubuga rwa Instagram angije aza kuba yandika amagambo agira ati njyewe na Nicole urukundo rwacu rwageze ku musozo ntabwo tuzongera kuba dukundana ukundi. Ibi kandi byaje kuba bikurikirwa n'uwo bita Nicole nawe yose ajya kuri Instagram maze aza kuba ari confirming cyangwa se kuba byemeza avuga yuko urukundo rwe n'uwo bita Lamine Yamal rwaba rwamaze kujya ku musozo. Gusa kandi ibi ngibi nkaho ibyo bitanahagije ngo bita Lamine Yamal ndetse na Nicole nabo baje kuba basiya amafoto yose ikintu cyose cyabaranze aba amafoto bari kumwe yaba amafoto wo bita Nicole agiye kuri kibuga cya Barcelona yitabiriye imikino itandukanye ya FC Barcelona ndetse n'amafoto wo bita Lamine Yamal yasuye wo bita Nicole ubwo yari yagize bid cyangwa se yijije isabukuru y'imyaka 25. Amafoto yose yagiye kuri Instagram zabo baza kuba bayasiba nka kimwe mu bimenyetso byerekana yuko urukundo rwabo rwaba rwagize ku musozo. Gusa nanone abandi bazi kwanaliza ibyo mupira cyangwa se abafootballers muri rusange baje kuba bemeza yuko ngo bita Lamine Yamal yaba yafashe umwanzuro mwiza wo kuba yarekana n'uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa w'imyaka 25 kandi yuko bita Lamine Yamal we aje kuba afite imyaka igera kuri 18. Gusa ibi byose bijya gutangira byatangiye mu kwezi kwa 8 2025 uwo bita Lamine Yamal ndetse na Nicki bajyaga kuri Instagram. Ibi byose bije nyuma yaho bita Lamine Yamal ataje kuba yitwara neza mu mukino wa FC Barcelona yaje kuba ikina mu ikipe ya Real Madrid. Ubwo mukino waje kuba urangira ikipe ya FC Barcelona ije gutsindwa ibitego 2-1. Icyo gihe bita Lamine Yamal yaje kuba yitwara nabi cyane dore yuko ngo atitwaye neza nta gitego yatsinze na assist yigeze anatanga kuri iyo match. Gusa nanone mbere yuko iyo match babo bita Lamine Yamal yari yatangaje amagambo menshi cyane yihenura cyangwa se yihenura kuri ikipe ya Real Madrid n'abafana babo muri rusange. Maze ubwo umukino arimo hagati baza kwa abakinnyi ba Real Madrid bamaze kubatinda baza kugenda bamwirutsa bamubwira cyangwa se bakoresha amasinyari menshi agaragaza yuko bamucyura bavuga ati wowe uravuga cyane mu gihe mu kibuga nta kintu ukora. Ibyo kandi n'uwo bita Nicole bari mu rukundo nawe bamushinzaga yuko ngo yaba yarafashwe bita Lamine Yamal akaza kuba amushyira mu rukundo maze ibyo bita gukina umupira akaza kugenda abyibagirwa. Abantu benshi bakimana kubona iyi nkuru yuko bita Lamine Yamal aje kubatandukana n'ubita Nicole umuraperi kazi wo mu gihugu cya Argentine bagiye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye iz'abahanzi cyangwa se iz'uyu mukinnyi Lamine Yamal ndetse n'iz'aba influencer ngo bita Fabrice Romeo maze bagenda bandika amakomenti agiye atandukanye. Abenshi bagiye bandika bati Hakimu yaramuhamagaye amubwira yuko ngo kwishora mu bagore nta kintu bizamugeza ahubwo bizamwicira kariyere. Murabizi yuko bita Hakimu nawe byaje kugaragara yuko adakunda igitsina gore muri rusange. Abandi bagenda mubwira bati umugore Neymar yaramugize birangira amurangije none nawe Lamine Yamal wo bita Nicole nabi araza kuba akurangiza. Kandi ibi byose nubwo ngo urwo rukundo rwa Nicki na Lamine rwagiye ku musozo arashize igihe kingana n'icyumweru kimwe bita Lamine Yamal agiye atangaza yuko agiye kuba agura inzu yo bita Pique ndetse no bita Shakira bagamo mu gihugu cya Espagne. Iyo nzu dore yuko nayo yagaragaraga nk'inzu nziza cyane dore ko ngo afite icyo bita recording label. Murabizi yuko bita Pique ndetse na Shakira yari umuhanzi akaba ngo inzu yari yo bita Shakira yasaga kuba agenda akoresha muri rusange muri recordinga. Anayo mpamvu bavugaga yuko bita Lamine Yamal ndetse n'umukunzi bitaga Nicole wari umuraperi mu gihugu cya Argentine abwo bari kuba bayimushye muri inzu yabo shyashya ariko zajya yifashisha studio mu kugenda arusho kugenda arikotinga imiziki ye. Gusa nanone ibyo ngibyo abandi barebera hafi bavuga yuko bita Lamine Yamal ngo yaba ari strategy yakoresheje cyangwa se ari uburyo yaje kuba akoresha bwo kugira ngo akomeze yikundane n'umuraperi kazo muri Argentine ariko noneho bitari mu itangazamakuru ahubwo bakazajya bihurira muri rusange. Nyuma yo kubwira ibyo byose kanze none mubwira umundi Nicole n'umuraperi n'umuhanzi uhagaze ute mu muziki mbese afite zihe award mbese yitabiriye ibihe bihembo bikomeye yaririmbye akomeye ndetse n'undi n'umuhanzi uhagaze ku ruhando kugeza ubwo yigaruriye umutima w'icyamamare muri football cyangwa se umukinnyi ukiri mutonya uri gukundwa n'abantu benshi bamwita Lamine Yamal. Reka nze ngende mbikubwira muri rusange icyo ngusaba kora subscribe hepfo mwibara ry'umutuku kugira ngo ubashe kubana nanjye umunsi ku munsi ndetse n'ibiganiro bindi we nakikiraho.
So amazina yiswe n'ababyeyi yitwa Nicole Denise Choko, yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani mu 2000. Ubu ngubu akaba azwi ku izina cyane ry'ubustar cyangwa se izina bamuzo cyane yitwa Nicole. Akaba ari umunyargentine, akaba ari umuraperi ndetse akaba ari n'umuririmbyi bisanzwe. Akaba yaravukiye aho bita Rosario ndetse na bita Santa Fe. Akaba ari umuhanzi w'icyamamare cyane. Ubu ngubu akaba azwi ku ndirimbo nyinshi zagiye zimekanisha indirimbo bita Wopo, indirimbo bita Tarakitore, indirimbo bita Koroko, niyo bita Mamisho ndetse n'ibita Malavinta, tutibagiye bita Malesero Remix. Mu ndirimbo zagiye zimenyekanisha ku ruhando mpuzamahanga. Muri za ndirimbo rimaze kubwira zamugize umustar muri icyo gihe mu mwaka wa 2019 ubwo aramaze kugenda arushaho kugenda yumvikana cyane. Iyo ya ndirimbo nabwiye cyangwa se bitagani Wapo Turiketo ubwo yaje kuba ayisohora ndetse yarafite itsinda ryagendaga rimufasha ndetse na producer ngo bita Bizwapa, ndetse bagendaga amufasha mu kugenda amenyekanisha indirimbo se. Muri iki gihe ubwo mu 2019 indirimbo yasohokaga yaje kuba hitiza kuba izo kucyo bita ngo ni Billboard Argentina Hot 100, maze isa kuba ikundwa cyane. Mu iyo miss kandi yaje no kuza ku mwanya wa gatatu ubwo yaramaze kuba asohora indi ndirimbo muri icyo gihe ubwo bayitaga ngo ni Another Race. Icyo gihe kandi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 muri 2019 ubita Nicole yaje kuba aza kuba asohora album ya mbere ndetse afatanyije no bita Kazu ndetse na Danke. Iyo album yaje kuba ikurikirwa ndetse no gusohora kwa ma video menshi. Indirimbo ya mbere yamaze gukora nka video indirimbo bitaga ngo ni Diva. Iyo ndirimbo yaje kuba kugenda imenyekanisha muri rusange ndetse mu kwezi kwa 4 mu 2020 uwo bita Nicole wari umuhanzi ndetse agenda anarapa muri rusange yaje kuba asohora indi ndirimbo bita Koroko. Ariyo ndirimbo yagiye imumenyekanisha cyane aho yaje kuba iza ku mwanya wa gatandatu muri rwa rutonde rwa indirimbo ijana ziba zikunzwe muri Argentine muri icyo gihe, ndetse iza kuba n'indirimbo ya 44 ndamini 48 mu gihugu cya Espagne mu ndirimbo zari zikunzwe icyo gihe. Mu kwezi kwa munani kandi uwo bita Nicole yaje kuba umunyargentine wa mbere w'umugore waje kuba aza ku cyo bita ngo ni Argentina Hot 100 chart, ubwo yari kuwe mu ndirimbo bitaga ni Mamisho afatanyije n'umuraperi kasi bitaga Trainer ndetse no bita Bizrepo. Twakomeje kugenda tumuvuga muri icyo gihe kandi indirimbo icyabo yaje ku mwanya wa mbere mu gihugu cya Espagne ndetse kuba iza kuba ihabwa n'igihembo cya Platinum. Manyo indirimbo hawe igihembo cya Platinum mu gihugu cya Espagne, noneho amarembo yarafungutse ku muraperi kazi Nicole dore yuko mu myaka yose yakurikiye none yagiye kugenda atangira gutwara ibihembo bitandukanye. Muri 2020 yaje kuba atwara icyo bitangwa ni Best New Artist, ndetse 2021 aza kuba atwara icyo bitangwa ni Best Local Song. Aho kandi yaje kuba ajyamo abona nomination muri uwo mwaka, nomination ya Best Album of the Year, ndetse aza kuba atwara icyo bita Recording of the Year, aza kuba atwara icyo bita Song of the Year, aza kuba atwara icyo bitangwa ni Best Urban Fashion Performance, aza kuba atwara icyo bita 2023 Best Urban Music Album. 2023 kandi yaje kuba atwara icyo bitangwa ni Best Rapper Hip Hop Song, ndetse 2022 tutibagiye yuko yatwaye icyo bitangwa ni Best New Latin Artist of the Year. Naho ibyo bidahagije kandi yaje kuba atwara n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye bikomeye. Muri icyo gihe murumva yuko bwari umustar agenda atwara amaward agiye atandukanye cyane cyane mu gihugu cya Espagne ndetse muri Argentine. Uwo bita LAMINE YAMAL icyo gihe yari umwana muto wonyine ariko yakinaga mu kademi ka FC Barcelona, yamwumvaga nk'inzozi, yamwumvaga nk'icyamamare mu gihe uwo bita LAMINE YAMAL yaraga ari gukina agapira mu kademi k'abana. Gusa ushaka kwibaza ngo mbese urukundo rw'ubita LAMINE YAMAL ndetse na Nicole rwatangiye gute? Ibyo byose byo gutangira ngo byatangiye bita LAMINE YAMAL ubwo yamaze kugenda abicyamamare ndetse abantu benshi batangira kumukikira akazatwara Ballon d'Or. Uwo bita ngo Nicole yaje kuba avuga yuko yakunze cyangwa se akunda uburyo LAMINE YAMAL akinamo, maso bita LAMINE YAMAL nawe aza kuba abigaragara kugeza ubwo bita LAMINE YAMAL yaje kuba ashyira ifoto ye kuri Instagram bari kumwe yitabiriye BDA ubwo yari imyaka 25, maso bita Nicole nawe aza kuba postinga ifoto yitabiriye match ya FC Barcelona ndetse yambaye jezi yanditseho LAMINE YAMAL mu mugongo. Mbese by'uru rukundo rwageze ku musozo, reka tubitega amaso cyangwa se yaba ari prank zimwe z'abastar bagenda bakoresha. Icyo ngusaba wowe ni parakunse ibyo nkora kora subscribe hepfo kugira ngo ugikomeze ubane nanjye, ugikomeze ubane mu biganiro bigiye bitandukanye ngenda mbakorera kugira ngo ujye urushaho kugenda
kubikurikira umunsi ko by'inkuru y'ikizungerezi umuraperi umuhanzi umukobwa mwiza cyane w'umunyargentine ndetse n'inkuru y'icyamamare mu gukina umupira w'amaguru ku isi muri rusange footballer Spanish Maroc LAMINE YAMAL nyuma yuko bigaragaje yuko bamaze kuba batandukanya mu rukundo mbese cyangwa se ekepo yabo yaje kuba igera ku musozo. Wowe komeza umurikirane.